Haleluya. Dushimye Imana ko Imana ari umukozi w'umuhanga. Dushimye Imana kuko iturengeye kandi ikaba itwitayeho. Dushimiye Imana yo yaturaritse mu mpande zitandukanye, mu mirimo itandukanye. Yesu wacu rero waturinze mu nzira akatugeza hano hantu, ubanze mufashe tumuhereze icyubahiro. Rero uyu munsi wa none wa kuno kwezi, kuno mwaka, dushimiye iyera kubera uburinzi bwayo. Hari benshi basigaranye na kuno kwezi tugejeje inyuma, abo ntabwo bakibukwa. Hari abagiye mu buryo bw'umubiri, harimo n'abagiye mu buryo bwa mwuka wera, ariko twebwe turacyari aho, turacyari gushakisha kugendana n'Imana. Ibyo ni iby'igiciro cyinshi. Haleluya. Kubera yuko hari abantu, Pawulo yavuze neza ngo hari abantu bagaragara ko bariho nyamara baramaze kuba intumbi. Mu by'uru rugendo muri iyi si turimo dutambukamo, hari abantu ushobora kureba mu migendere yabo, mu mikorere yabo, imitekerereze yabo, ukabona yuko bariho, ariko mu maso y'Isumba byose bagaragara nk'abapfuye. Ariko twebwe tugifite kugambirira gushakisha ubwiza no gukiranuka, gushakisha yuko twaba bazima dupfuye ku bw'ibyaha. Dukwiye guhora turi imbere y'Imana. Haleluya. Ku ijambo ry'Imana rivuga neza ngo dusenge ubudasiba, kandi ushaka kuzabana n'Imana, ushaka kuzabana na Kristo, yiboneze nk'uko nawe aboneye. Haleluya. Rero icyuma gityaza ikindi. Icyuma ntabwo cyajya gityazwa ku giti, ahubwo icyuma iyo kimaze gutyazwa ku kindi cyuma kiragenda kigatema igiti, ugapima ubugi bwacyo uko bukomeye. Haleluya. Rero buriya umunyamasengesho nyawe, ikintu kimutyaza ni ibigeragezo n'intambara n'ibyago n'amakuba. Niba uri umunyamasengesho cyangwa ukaba uri umugenzi, ukaba udahura n'ibigeragezo, udahura n'ibyago n'amakuba ngo bigupime birebe koko ityazo watyajweho niba rifite imbaraga, aho ntabwo uri mu rugendo. Turasaba kugira ngo umugenzi wese nyamugenzi ashikame mu biharimo, kuko ibihe turimo ni ibihe bigoranye, ni ibihe biruhisha umugenzi, ariko wihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Niwe uzakizwa kandi niwe uzambikwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranije abayikunda bose. Haleluya. Ijambo mfite rero riranwe kuri uno munsi ni ijambo rivuga ngo haguruka wambare imbaraga ukore umurimo utoranirijwe. Haguruka wambare imbaraga ukore umurimo utoranirijwe. Kubera yuko naritekerejeho uyu munsi, ndibaza ariko se abagenzi muri ino minsi, ese iyo tuvuye mu itangiriro, abatoranijwe, intumwa n'abahanuzi, abami n'abatware, abategetsi, ko ingoma zigenda zisimburana, bamwe badasohoje ikivi cyabo, ahubwo bamwe bagenda bahereza abandi. Hari abakurwa mu mubiri nk'uko nabivuze, ariko hakaba n'abikura mu rugendo. Hakaba abandi mobe, hakaba n'abadezata. Abata inshingano ntibasezerewe mu buryo bwemewe, ariko bo barisezerera, bariyirukana, kubera yuko babonye amahame agenga abakozi bo ntabwo bayubahirije. Barareba
ibyo umugenzi asabwa kwitwararikamo, ibyo umukozi inzira asabwa kunyuramo, ugasanga ntabwo babyubahirije. kandi hari n'abo ubona bahamagawe baratoranwa bashyirwa mu nzira, bashyirwa mu murimo, ariko babwirwa neza ibyo basabwa gusiga. Ntabwo bigeze babisiga, ahubwo barabihagurukanye. Bageze mu nzira rero mu rugendo, babona ntabwo ari ibyo kugendana mu rugendo. Baravuga ati ariko kuko tutigeze dusezera ba bandi, reka tube twisubiriyeyo. Yesu natubwire neza. Gitumye mfite ijambo rivuga ngo haguruka wambara imbaraga ukora umurimo utoranirijwe. Erega hari abari barawutoranirijwe mu gihe cyashize, mu minsi ishize, ntabwo ari wo bari kuwukora, kandi bari barahawe impamba y'urugendo, bari barahawe inshingano bagomba gukora, ariko bageze mu nzira bahura n'ibihanda, bahura n'ibibagerageza, hanyuma basubira inyuma. Ariko wowe ni wowe ugiye gusubukura icyo kivi kugira ngo cyose mu gihe cyawe. Yesu natubwire neza. Dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Yosuwa igice ni icya mbere n'umurongo wa 2. Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 2 haratubwira ngo umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none ubuhaguruka wambukane n'aba bantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani, mujye mu gihugu mbahaye mwebwe Abisirayeli. Haleluya. Amen. Ni ijambo ryaje mu gihe Mose yari amaze gupfa, yari amaze gusinzira. Mose ni umugaragu w'Uwiteka watoranijwe, wavutse mu gihe byari bigoye Abisirayeli bari muri Egiputa, avuka mu gihe Farawo yari yarashyizeho amahame n'amategeko n'amabwiriza y'uko nta Mwisirayeli, kubera ko bari bamaze kuba benshi, barororokaga cyane. Hanyuma Farawo abwira ababyaza, harimo Shifura na Puwa, nibo bari ababyaza muri icyo gihe, yuko umwana wese w'umuhungu uzajya uvuka bazajya bamwica. Mose nawe rero umugaragu w'Imana isumba byose, nicyo gihe yavukiyeho. Haleluya. Hari igihe rero ushobora kuvuka mu gihe kigoye, ukavukira mu bibazo, ukavukira mu ntambara, ukavukira mu byago ndetse no mu makuba, ariko uriho kubw'umugambi w'Imana. Haleluya. Mose avuka muri icyo gihe, ngo mu gihe yaragiye kuvuka, nyina ntabwo yigeze agera mu rubyariro. Oya, akimara kuvuka ngo hanyuma avukana uburanga, avuka ari umwana ufite igikundiro. Haleluya. Nawe uko uri kose, uko ugenda kose, uko ubayeho kose, Imana igufiteho umugambi mwiza. Nubwo hari abantu bakubona, abami n'abatware, abakugenza, abaturanyi, inshuti zawe, babona ko udakwiye kubaho, ariko Imana izi ikigukwiriye. Haleluya. Niyo mpamvu abo muvukana, niyo mpamvu abo mwavukiye igihe kimwe, niyo mpamvu abo mwari muturanye, niyo mpamvu abandi bagiye wowe urasigara, ni ukubera umugambi w'Imana. Haleluya. Ngo maze Mose akimara kuvuka, bamugirira imbabazi, bamugirira impuhwe, ngo hanyuma nyina ahita amubohera agatebo, agahomesha ubushishi, ngo amujyana hehe? Mu gishanga. Haleluya. Amujyana mu gishanga, amuhisha iyo ngiyo, ariko kubw'umugambi w'Imana, Imana iteza ikibazo kubw'umugambi. Haleluya. Ngo hanyuma ngo umwana w'umwami ngo ashaka kujya koga. Yesu natugire neza. Umwana w'umwami ashatse kujya koga, ntiyagiye kogera muri pisine ziri aho ngaho, ahantu hateguye hafite isuku. Hanyuma marayika w'umwami Imana aramubwira ngo manukana n'abaja bawe, baragenda bajya mu gishanga. Haleluya. Baragenda maze baritegereza, babona ka gapaniye batambikishwa no kukarabonamo Mose. Haleluya. Nawe kubera uri hano, kubera ukiriho mu mugambi w'Imana, si uko ibyaguhigaga byabuze, si uko intambara zabuze,
si uko ba bandi baza mu gitondo na nimugoroba no ku manywa bagusuhuza, si uko bose ari abakunzi bawe. hari ababa baje kureba ko byarangiye, ariko baza bagasanga uracyari aho kubera umugambi w'Imana. Haleluya. Nyina wa Mose nta sezerano yari afite yuko Mose ari we uzakura Abisirayeli muri Egiputa, ariko aravuga ati kubw'umwana wanjye reka mujyane hariya, wenda kugira ngo apfire mu maboko yanjye ahari ibisimba bizamwicireyo. Ariko umukobwa wa Farawo aramanuka aragenda abwira abajakazi be ngo nimuzane kariya gafari. yakazanye abona harimo uruhinja, ararwitegereza aravuga ngo ariko uko bimeze kose uyu mwana ni uwo mu Bisirayeli. Haleluya. Ibyo dukora byose, ibyo ukora n'ibyo nkora, dufite itandukaniro ry'abanyamahanga. Ntabwo turi w'ubunyamahanga mu mvugo yacu. Na Petero aragenda ajya kota umuriro atacanye, ariko aravuga ngo nawe uri umwe mu ba Kristo. Ibyo uvuga byose, inzira zose unyuramo, izo nyuramo zose, uko nambara, uko ndya, uko ngenda, uko nsokoza, baratuzi. Baravuga ngo ari kuri ya mwana n'uwo mu Bisirayeli. Haleluya. Imvugo yawe igutandukanya n'abanyamahanga. Nubwo ugeraho ukabivanga, nubwo ugeraho ugashaka gusa n'Umwisirayeli, mu kandi kanya ugasa n'umunyamahanga, ariko bakuzi neza inkomoko yawe, isura yawe barayibona, bakavuga ngo ari kuri uko byamera kose ni wa wundi wari umukristo, ni wa wundi wasengeraga hanaha. Barakuzi, nanjye barazi. Ese uko bakuzi nuko banzi, bigaragara yuko turi abagenzi nyabagenzi, bigaragara yuko turi Abisirayeli. Haleluya. Mose bamwitegereje akiri muri ka gatebo, babona ni Umwisirayeli akivuka, akiri uruhinja, bamutandukana n'Umunyegiputa kubera isura yewe. Bamubonagamo igikundiro kubera ko marayika w'Umwami Imana yari yamaze kumugirira neza. Haleluya. Ngo maze abajakazi bari bari kumwe we baramubwira atari kuyu mwana, reka tugushakire umuntu wo kumurera. Haleluya. Ntabwo yigize arererwa cyane muri Egiputa kwa Farawo, mu bami n'abatware. Yabanje kurerwa na nyina, bahise bamuhereza nyina. Haleluya. Kuko ntabwo yari konkerega amashereka y'abanyamahanga, ntabwo yari konka amashereka y'abanyabyaha. Ariko twebwe muri ino minsi turagera mu mpande zose tukarya bya bizira, kuko dusanze bari kubirya. Ariko Kristo we ashaka, ntabwo ashaka kwarya ibyo abonye byose, arashaka kwarya iby'umumaro, bya bindi bituma adakiranirwa, bya bindi bituma aba umuziranenge, bya bindi bituma aba umunyembaraga, bya bindi bituma aba umurwanyi nyamurwanyi. Haleluya. Ngo maze Mose aragenda arerwa na nyina, amaze kurerwa na nyina, amaze gukura ajya ibwami. Haleluya. Kujya ibwami rero kwari ukugira ngo Mose nawe yiga imiyoborere y'ibwami. Haleluya. Ayiga uko ibwami bitwara, ariko we ntakore nk'iby'ibwami. Haleluya. Yari yaragiye kugenzura ngo arebe inzira zose z'Imana, arebe ikorerwa ibwami, arebe se naramuka atoranyirijwe undi murimo azawukora ati. Yesu natubwire neza, umwanya urimo wose, igihe urimo cyose, aho wagiye kwigishirizwa kugira ngo uzahave uri umuntu ukomeye. Haleluya. Igihe cyose urimo nubwo ubona kikugoye, ukabona hari ibidasobanutse, ariko ni ishuri ryawe, ihangane uryiga neza. Yesu natubwire neza. Mose arererwa ibwami, hanyuma ngo aragenda ari gutembera, abona Umwisirayeli ari kurwana n'Umunyegiputa. Umunyegiputa ari kugira naho Umwisirayeli. Hanyuma Mose biramubabaza,
kubera ko yaragiye yumva amakuru ya bene wabo, ngo aramufata aramwica, yica umunyegiputa amwisha umucanga, arongera asubira ibwami. buriya hari abantu muri uru rugendo bateranya abandi bakavuga nabi, bagakora nabi ibikorwa bibi, ariko bakongera bagasubira ibwami bakigira nk'abatagatifu, bakongera bakavuga ngo ariko rero ngo turacyari abahanuzi, kandi bafite inkovu z'ibyaha, kandi bafite ibicumuro, bakongera bagasubira ibwami bakajya kwihishayo. mu baririmbyi bakicaramo bakaririmba, mu banyamasengesho bakaba barimo, mu bahanuzi bakaba barimo, mu babwirizabutumwa tukaba turimo, kandi dufite ibyaha. hari ibyo twakoze twarabize, ntabwo twigize tubyatura, ariko Imana byose yarabibonye. maze undi munsi bose aragenda asanga n'ubundi noneho Abisirayeli bo aribo bari kurwana, nk'uko abanyamasengesho muri ino minsi usanga barwana, kandi ari abagenzi bajya mu rurembo rwera Yerusalemu, ugasanga ababwirizabutumwa bageze mu rwuri bari kurwaniramo, ugasanga abahanuzi bari kubirwaniramo, ugasanga abakristo bari kubirwaniramo. Yesu natugire neza. Mwisirayeli ku Mwisirayeli, hariya umunyamahanga yarwanaga n'Umwisirayeli, noneho Abisirayeli bo ubwabo n'ubundi bari mu gihugu kitari icyabo, n'ubundi babakoresha imirimo y'agahato, nabo bisubiraniye mu bwabo. bene data bavandimwe, uyu murimo turimo, isi ntidukunze kuko ntabwo turi ab'isi, ubwami turimo ntibudukunze kuko ntabwo turi muri ubwo bwami, ahubwo twebwe tubayeho kubangamira ubwo bwami turimo, dushaka kujya mu bwami butazahanguka. rero tugomba kwihangana twebwe ubwacu ntidusubiraneho, tukamenya neza ko dukwiye kuyoborwa na Mwuka Wera. Haleluya. Kuyoborwa na Mwuka Wera mu bana b'Imana, kandi nibo basagurira ubwo Kristo atabasha gucyura itonde. Haleluya. ngo maze ngo Mose ngo arabakiza, ngo akimara kubakiza, uwari waramubonye aramubwira ngo ese urashaka kunyica nk'uko wishe wa wundi ukamwisha mu mucanga? ese ubundi ninde wakugize umutware wacu? Yesu natugire neza. muri uru rugendo ushobora kuzakora neza ntubigororerwe ukiri muri ino si, ushobora kuzavuga neza ukabizira, kubera yuko turi mu isi, kuko umucyo n'umwijima nta sano bifitanye, kuko twebwe tubereyeho kurwanya umwijima kugira ngo twimike umucyo, ariko tugomba kwihanganira muri iyo nzira, tukemera tugaharwa, tukemera tugakubitwa, tukemera tukarenganwa, kuko ku musozo wa byose tuzagororerwa. Yesu natugire neza. Mose ahita atekereza ati rero ibyanjye byamenyekanye, bene wacu nibo bagiye kujya kunshinja, nibo bagiye kujya kuntanga ko nishe umuntu nka Musa, bagiye kwerekana ikimenyetso. Yesu natugire neza. abaturwanya bene wacu bafite ibimenyetso, kubera ko twarabanye kenshi, twabanye ku karago, twasangiye igaburo, twasangiye amaraso ya Kristo, twajyanye muri Yorodani, twararanye ubutayu, twakoranye amasengesho yo kwiyiriza ubusa, hari byinshi tuziranyeho. nibo rero bazaba ba mbere yo kuvuga ngo ariko bari kwa runaka, nibo bafite ibimenyetso bifatika, bazi uko tugenda, bazi uko turya, bazi akabari tunyweramo, bazi imigendere yacu, bazi imiryamire yacu, bazi ngo iki gihe bararyamye, iki gihe baraha, kubera ko baratuzi, twagendanye nabo. Haleluya. kandi na Yuda yagendanye na Kristo, niyo mpamvu yavuze ngo ariko muze mubagenzereze mubashyikirize. ntabwo rero abanzi bacu si babandi twita abanyamahanga, abanzi bacu nabo twasangiye, nabo twagendanye. Ijambo ryarambwiye ngo umwanzi w'umuntu azaba wo mu rugo rwe, kuko
uwo mutagendanye ntabwo akuzi, uwo mutasangiye ntabwo akuzi. Yesu natugereza ngo maze Mose akimara kubyumva arabatoke afata umwanzuro wo guhunga, aragenda iyo ngiyo ajya kuragira intama. Avuye ibwami ajya kuragira intama, aremera arihangana. Igihe kigeze ngo abona igihuru kiri kwaka ngo ariko ntigikongoke. Mose ngo aratambika ngo ajye kureba iri kubera aho hantu. Atsimba yenda kwegera yumva ijwi rimubwira ngo Mose, yewe Mose, ngo kwetura inkweto kuko aho ngaho agasara ahera. Yesu natugirereza. Ahera abantu benshi bamaze kuhavogera. Ahera abantu benshi, abasinza, abasambanya, abajura, abibone, abahehesi ntago bakihatinya, kubera yuko abanyerondo b'umwuga bivanze n'ibisambo, kubera yuko aberejwe uyu murimo ntabwo aribo bari kuwukora, abatoranijwe ntabwo aribo bari kuwukora, ahubwo abantu barimo nk'abari mu kazi, abantu bari mu nshingano. Kuko impamvu mvuga iryo jambo ni uko kera abami bagishaga inama abatwari, ariko ubu ngubu abami bagishaga inama abahanuzi, ariko ubu ngubu abahanuzi barashyirirwaho imirongo ngenderwaho, kubera yuko ntabwo twabaye maso, ntabwo abantu babaye maso. Hamaze kwinjiramo ibisambo, hamaze kwinjira nk'ibirura mu ntama. Yesu natugira neza. Amen. Dukwiriye kongera tukaba maso. Nubwo turi guhunga, Mose yarahunze, aragenda yemera kuragira intama, arahatorezwa, ariko Uwiteka yaramubonye ko yahunze. Haleluya. Yaramubonye aho yahungiye, abona aho yaravuye, ngo hanyuma Uwiteka arabwira ngo ariko banza ukwetura inkweto kuko aho gasarahera. Yesu natugire neza. Icyo Mwuka yaramubwiye kwari ukugira ngo yihane. Nubwo ari uwo mwanya yari atoranijwe, ariko yamwibukije ngo cyagiye wishe umunyegiputa umuhisha mu mucanga, ugera ukwetura ibyo ukureho. Hari aho wigize kurakara, hari aho wagize ute kuraho, kuko agiye kugukoresha. Haleluya. Rero niba twiyemeje gukorera Uwiteka, niba twiyemeje gukorera Imana, niba twiyemeje gusubukura kino kivi, turasaba gukwetura neza kugira ngo dukore umurimo w'ubutambyi, dukore umurimo w'ubwirizabutumwa bwiza, nta kizinga na kimwe, nta mwanda n'umwe, nta mugabo n'umwe turiho. Haleluya. Maze Mose ngo arakwetura. Amaze gukwetura, niwe Uwiteka amubwiye ngo ndashaka kugutuma kugira ngo kwa Farawo ugende umurira ubwoko bwanjye, kuko numvise umuniho wako. Yesu natubwire neza. Ese muri ino minsi uri kunihute? Ese muri ino minsi hari abo uri kumva bari kuniha mu mpande zose? Abo uri kumva bari kuniha, abo ngabo nibo Uwiteka ashaka kugira ngo ujye kureba, ujye gukura mu birebe hanamanga, ujye gukura muri buriya businzi, ujye gukura muri buriya busambanyi, ujye gukura muri ariya magambo, ujye gukura muri ariya matiku. Aho niho Uwiteka ashaka kujya. Nubwo abantu benshi badashaka kugenda, abantu benshi ntabwo bashaka gukora, bemereye nka za ntumwa zari zaruzuye Umwuka Wera ngo zigumire i Yerusalemu, kubera ko zumvaga ari amahoro, zibereye mu kinyenga. Ariko dukwiye kugira ngo tugende i Yudeya, i Samariya, no kugera ku mpera z'isi, tubwirize ubutumwa bwiza kuko abantu bararushye. Haleluya. Ngo maze Uwiteka aramubwira ati ndashaka kugutuma muri Egiputa, ujye kumurira ubwoko bwanjye hariya. Maze ngo Mose atanga impamvu nk'uko abantu benshi muri ino minsi bari gutanga impamvu, ngo ariko ngo tuma na runaka, njye nta nubwo nzi kuvuga, nta nubwo nzi kwandika, nta nubwo nzi no gusoma, se nzakorane, nta n'amafaranga mfite y'amatike, se nzagenda nte? Abantu bafite impamvu mw'uyu murimo, ariko nta mpamvu izumvikana imbere y'Imana. Haleluya. Kuko dufite ibihamya n'ibimenyetso bifatika. Muri za Bibiliya hari abantu bavaga icyangugu bakaza n'amaguru baje mu ivugabutumwa,
ntabwo bavugaga ngo ariko ngo ituro ngo ryo guherekeza umushyitsi, oya, ntabwo bigeraga babivuga. nta nubwo bacumbikaga ahantu hari inzu nini, oya, baravuga ngo umwuka wera ntabwo aragayabwiye, kuko bumviraga umwuka wera. ariko bagenzi, muri ino minsi dusigaye twishakira inzira, twishakira ibisubizo, tugafata iby'Imana dutumishije kujyana, hanyuma tukabigira urutundo n'urucuruzo. ariko Uwiteka nyir'ibintu araje tubaranwe, araje abaranwe na buri muntu wese. utavuze ngo ndi umuhanuzi, utavuze ngo ndi umunyempano, utavuze ngo ndi umubwirizabutumwa, nawe mu Kristo, urubanza ruraje kandi muzabaranwa kuko umuzanye w'Uwiteka uraje kandi uziye buri muntu wese. uwumvise iri jambo n'iryo wumvise kuva ugihamagarwa, uwo ni umurunga wizirikishije. warihamagaye ariko wikuriyeho ibintu byinshi. urasabwa kugira ngo ukiranuka, urasabwa kugira ngo ukorere Imana nk'icyo wahamagariwe. Pawulo aravuga ati icyatumye ubwoko bw'Imana busigara ikireti ngo ni ukugira ngo butunganye ibyasigaye bidatunganye. Haleluya. kandi Kristo icyo yadusigarije ni umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza, ni umurimo wo guhugura, ni umurimo wo gukura abantu mu nzira yo kurimbuka muri Babuloni, muri Uriya Bakarudaya, ukabereka inzira ibageza i Siyoni, ibageza i Kanani, ibageza mu buruhukiro, kuko abantu barushye. Yesu natubwire neza. Amina. bose atanga impamvu nyinshi z'inzitwazo, ariko aravuga ati ntabwo nzi kuvuga, ntacyo nishoboreye. hanyuma asaba umufasha, agendana na Yesuwa. Haleluya. Yesuwa yari umufasha wa Mose. baragendana mu rugendo, bajya muri Egiputa, ibintu n'ibitangaza birakoreka. hanyuma Mose aragenda, ageze mu nzira, urugendo rurarangira, aba arapfuye, aba arasinziriye mu mirimo myinshi yakoreshejwe, kubera ko rero Imana yari yaratoranije na Yosuwa ngo amugendeho. hanyuma Yosuwa asubukura urugendo. bene data bavandimwe, kuba hari abagiye basigara, twe kubacira imanza. kuba hari ababivuyemo, twebwe tugasigara, reka dukore mu gihe cyacu. wivuga ngo runaka kuba ngo yaragiye, nanjye ndagiye. menya neza yuko umuhamagaro wawe utandukanye n'uwe. ijwi wumvise ritandukanye n'iryo yumvise. hari abantu bashobora kuba barihamagaye, bari bafite igihe garanti yabo bagomba gukorera, ariko wowe niba ufite igihe cyo kugira ngo uzageze ku mwuka wawe wa nyuma, igihe Kristo azaba aguhamagaye, komeza ukore. hanyuma Yesuwa, marayika w'Imana aramubwira ngo yewe Yesuwa we, ngo haguruka ngukore, ngo hanyuma ngo ufate aba bantu bose, aba Bisirayeli, ubambutse uruzi rwa Yorodani, ubageze mu gihugu mbahaye. Haleluya. none se abaryamye, abananiwe, mwaba mwaramaze kugeza abo mwahawe hakurya? ese muba muturanye mu nshuti no mu bavandimwe bo mugendera mu mukorana, wabashije kubabwira ko Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo? inshingano dufite, wowe uhagurukijwe mu gihe kigoranye, mu gihe abandi bamaze kuva mu mubiri, mu gihe abandi bamaze kubivamo, bamaze kuva mu rugendo, niyo gufata Abisirayeli ukabageza i Kanani. kandi urasabwa kubambutsa Yorodani. Yorodani harimo ibintu byinshi. muri Yorodani hariho amabuye abantu basitaraho. muri Yorodani harimo kuzurirwa, harimo ibigeragezo, harimo intambara. muri Yorodani harimo gutukwa. muri Yorodani harimo gukubitwa. muri Yorodani harimo ubunyereri bwinshi. muri Yorodani harimo ibintu byinshi, harimo n'ibikoko bishobora kukurya. ariko urasaba kwihangana, ugakomeza na ba bandi Uwiteka yaguhaye kugira ngo bambutse. Haleluya. kuko nitumara kubambutsa, nibwo tuzabona igihugu cyiza, tugahabwa gakondo. Yesu natubwire neza.
bene data bavandimwe, turasabwa kuba maso. Haguruka rero wongere wambare imbaraga zo kugira ngo ukore umurimo utoranirijwe. Hahamagaye benshi hitaba bakeya, muri abo bakeya mugikomeje uyu murimo, mugikomeje urugendo, nimusinukwe bya bindi byose byabatwazaga igitugu, nimusezerere bya bindi byose byabacaga intege, hanyuma musubizwe n'imbaraga mukuru y'umurimo, kuko uyu murimo nituwukora nawe uzatwicisha, ariko nituwukora neza uzaduhabwa ingororano. Niwe uzatuma duhabwa ingororano, niwe uzatuma tujya mu gitaramo cy'abera. Haleluya! kuko ab'iwacu baradukumbuye kandi baradutegereje kugira ngo duhabwe n'ibyasezeranijwe. Yesu uratugereza. Data wa twese, Mana yacu bwite murengezi ubugingo bwacu, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rero nuruherekeze Kristo, rigere kuri buri muntu wese kandi urusheho kurisobanura, kugira ngo buri muntu wese icyo ugambiriye gusohoza mu bugingo bwe, Mana Data wa twese, cyo ari cyo gisohozwamo. Kandi Uwiteka uturinde imbaraga za Satani, ibyatwiyoberanyaho, ibyatwishushanyaho, ibyadukura mu murimo wawe, ibyatuma tunamuka, ibyatuma ducika intege, iyo tukurushaho ubutware bwa Kristo Yesu. Reka rero Imana Mwana Mwuka Wera bakomeze kuba muri twebwe kandi badushoboze mu rugendo, tukwizeye mu butware bwa Data wa twese, n'ubwo Umwana w'Umwuka Wera akoze Yesu.